السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe naundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakiru ngai Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamalayika akanayihundagazaho amahoro yonabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Nyuma y'ibyo garagu ba Allah, uyu munsi kuwa gatandatu tariki 18 mu kwezi kwa Ramadan, dukomeje amasomo yacu ajyanye n'igisibo mu gitabo Fusulun fi Siyami wa Tarawih wa Zakah, ingingo zivuga ku gisibo ndetse no ku gihagararo cya Tarawih ndetse na Zakah, cyanditswe na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Na mbere yuko twinjira mu somo ryacu, ndibutsa yuko ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kwegereje kwinjira mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani. N'iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani, Aisha radhiyallahu anha atubwira uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabigenzaga, akatubwira ati: kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yajyaga ishiraho umwete muri iyi minsi 10 ya nyuma, igashiraho umwete itashiragaho mu yindi minsi itari iyi ngiyi. Kubw'ibyo ni kuri nge nawe muri iyi minsi kuba twashiraho umwete kugira ngo tubone ibyiza bigaragara muri iyi minsi. Nanone Aisha radhiyallahu anha nkuko byaje muri Sahih Muslim ndetse na Sahih Bukhari, yaravuze ati: kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iyo iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani yinjiraga, shadda mizarahu, yarakenyeraga igakomeza, yarangiza ikitarura abagore bayo, wa ahya laylahu, ikanarara ijoro ryose isingiza Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayqadha ahla, ndetse ikanabyutsa n'abantu biwayo mu rugo. Ibyose ni bigaragaza agaciro k'iyi minsi. Nanone iyi minsi 10 irimo ijoro khairu min alf shahr, iryo joro ni ryiza riruta amezi 1000 nkuko byaje muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Ndetse n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yadushishikarije gushaka iri joro muri iyi minsi 10. Iravuga iti: taharraw laylatal qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan, mujye mushaka ijoro rya laylatul qadr mu biharwe byo mu minsi 10 ya nyuma mu kwezi kwa Ramadan. Nanone yaje hadithi nyinshi. Kubw'ibyo rero umugaragu wa Allah iyo iyi minsi igeze arushaho kugira gute gukorera Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone muri iyi minsi 10 harimo ibada intumwa y'Imana yakoraga bita al-i'tikaf, ariko kuza umuntu akaba mu musigiti iminsi 10 kugira ngo abone ibyiza by'iri joro rya laylatul qadr. Tugarutse ku somo ryacu, nyuma yo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatugeza muri iyi minsi 10 ndetse akaduha kuyungukamo no kubona ibyiza byayo byose, twabonye ko Sheikh yavuze ati, ari kuvuga ku bijyanye n'udategetswe gusiba, aravuga ati: fala yajibu sawm, ntabwo igisiba ari itegeko ala al-kafir, kumuhakanyi. Twabonye ibisobanuro ahangaha, wala yuqbalu minhu, aramutse anasibye la yuqbalu minhu, ntabwo igisibo cyakirwa kuri we hatta yuslima, keretse abanje kuba umuyisilamu. Nanga fala yajibu ala al-kafir, ntabwo igisibo ari itegeko kumuhakanyi. Ikigamijwe annahu la yutalabu minhu, nuko igihe ari umuhakanyi ntabwo tumubwira ngo siba uri umuhakanyi, ahubwo tubwira umuyisilamu agasiba, ariko nawe azahanirwa kuba atarasibye nk'uko twabibonye mu somo ry'ubushize. Nuko duhagarariraho Sheikh yavuze ati:
wala yajibu sawmu, nta nubwo igisibo ari itegeko ala saghiri, ku mwana ukiri muto, hatta yablugha, keretse abanje kugira gute, keretse abanje kugera mu gihe cy'ubukure, keretse abanje kugera mu gihe cy'ubukure. N'iri jambo kugera mu gihe cy'ubukure ni ijambo ryakoreshejwe n'idini, rifite igisobanuro cy'idini nk'uko tugiye kubibona. Wala yajibu sawmu, nta nubwo igisibo ari itegeko ala saghiri, ku mwana ukiri mutoya, hatta yablugha, keretse abanje gukura. N'ibyo ngibyo byaje muri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, aho intumwa y'Imana yavuze yuko ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yigeze ashira amategeko ku bantu batatu. Muri bo yaravuze ngo wa anis-saghiri hatta yablugha, ndetse n'umwana mutoya keretse abanje kugira gute, keretse abanje gukura. Ni hadithi tuzi twese, rufi al-qalam an thalath, ikaramu ya Allah irazamuwe ku bantu batatu. Bimana iyi karamu ntabwo igena amategeko ku bantu batatu. Muri abo batatu, wa anis-saghir, ndetse no ku mwana muto, hatta yablugh, keretse abanje kuba baligh, amaze gukura. Mu yindi riwaya harimo ngo hatta yahtalim, keretse abanje kugera mu gihe cyo kwirotera. Sheikh none yahita tubwira ni ryari umuntu tuvuga ko yakuze. Bisobanuye ko ntabwo kuvuga ko umuntu yakuze ari ibyo dushyira mu nyurabwenge. La, Sheikh aravuga ati wa yahsulu bulughuhu bitamami 15 sana, ngo ubukuru bw'umwana mutoya bubaho igihe umwana yujuje imyaka 15. Icyo ni icyambere. Wa yahsulu bulughuhu, ngo ubukuru bw'umwana bubaho bitamami 15 sana, iyo yujuje imyaka 15. Icyo ni icyambere mu bituma tuvuga ko umuntu yakuze arebwa n'amategeko, nukuba yakuzuza imyaka 15. Qala Sheikh rahimahullah, Sheikh rahimahullah, Allah amujirimu, yakomeje agira ati icya kabiri, au nabati anati, cyangwa se kumera imisatsi y'ibanga. Au nabati anati, cyangwa se kumera imisatsi y'ibanga, ni ya misatsi imera ku bwambure, haba ku bwambure bw'umukobwa cyangwa se ku bwambure bw'umuhungu. Iyo umuntu ameze imisatsi y'ibanga, icyo gihe tuvuga yuko yamaze gukura, arebwa n'amategeko, kabone nubwo yaba atarageza imyaka 15. Qala Sheikh yakomeje agira ati icya gatatu, au nuzuli almaniyi minhu, cyangwa se kuba yasohokwamo n'intanga cyangwa amasohoro. Au nuzuli almaniyi minhu, cyangwa se kuba yasohokwamo n'intanga cyangwa amasohoro. N'ibyo ngibyo bisohoka bihtilamin, ubwo kuba yiroteye, bihtilamin, ubwo kuba yiroteye, au ghairihi, cyangwa se ibindi bitari ukwirotera, au ghairihi, cyangwa se ibindi bitari ukwirotera. N'intanga cyangwa amasohoro bisohoka bihtilamin, ubwo kuba umuntu yiroteye, icyo ni kimwe, au ghairihi, cyangwa se ibindi bitari ukwirotera. Urugero, umuntu ashobora kureba umugore cyane, yarangiza akamwifuza bikomeye, bikarangira agize gute, asohoye. Iyo asohoye, icyo gihe turavuga ngo burya uyu muntu yamaze kuba mukuru. Icya kabiri, urundi rugero, umuntu ashobora kwikuba ku gitsina gore, yarangiza akaba yagira gute, yakwisohoreraho. Icyo gihe nabwo tuvuga ko uyu muntu ari mukuru. Nubwo ibi ngibi ntabwo byemewe, ariko twe turi kuvuga kuri athar. Niba byagaragaye ko umuntu yiroteye, icyo gihe ni dalili yuko umuntu aba yamaze kugira gute, aba yamaze gukura. Ikindi nanone, umuntu ashobora kwikinisha. Kwikinisha ni haramu, kwikinisha ntabwo byemewe, ariko aramutse yikinishije akaba yasohora, icyo gihe ni dalili nayo igaragaza ko yamaze kugira gute, gukura. N'ibindi byose byatuma amasohoro ye asohora. Sheikh avuga icya kane, ibi ngibi bitatu tumaze kuvuga bibaho ku gitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Naho ku gitsina gore hiyongeraho ibindi bingahe, ibindi bibiri. Icya kane ari nacyo cyihariye ku gitsina gore, nuko watazidul untha, no ku gitsina gore hiyongeraho bil haidi, kuba yajya mu mihango, hiyongeraho bil haidi, kuba yajya mu mihango. Icyo ngicyo ni icya kane. Icya gatanu nacyo ni ku gitsina gore,
ni alhaml, kuba umugore yatwita. Icya gatanu ni alhaml, kuba umugore yatwita. Iki ngiki ntabwo shekhe yakivuze aha, ariko iyo umugore atwise bihita bigaragara ko uyu mugore yamaze gukura. Idha ni ibintu bitanu kugira umuntu tuvuge ko ari bali arebwa n'amategeko. Kimwe muri byo kimugaragayeho tuhita tuvuga ngo yakuze. Icya mbere ni ukuba yageze imyaka 15. Icya kabiri kumera imisatsi y'ibanga. Icya gatatu gusohora, kuba yasohora amasohoro cyangwa se inanga. Icya kane ku gitsina gore kuba yajya mu mihango. Icya gatanu kuba yatwita. Iyo umugore tumubonye atwite turavuga tuti uyu mugore yamaze kugira gute, yamaze gukura. Nuko shekhe ahita avuga ati famata hasala lisaghiri, igihe cyose habaho ku mwana ukiri muto. Famata hasala lisaghiri, igihe cyose habaho ku mwana ukiri muto. Ahadu hadhihi al-ashya, kimwe muri ibi bintu. Ahadu hadhihi al-ashya, kimwe muri ibi bintu. Faqad balagha, aba yamaze gukura. Faqad balagha, aba yamaze gukura. Iyo habayeho kimwe muri ibi bintu, ntabwo ari ngombwa ko byose bibaho. Icyo gihe aba yamaze gukura, arebwa n'amategeko na Allah subhanahu wa ta'ala, ashobora kuba yayamuhanira. Shekhe ahita akomeza agira ati lakini, ariko ahangagiye kutubwira ku mwana muto icyo ababyeyi bagomba kumukorera cyangwa se abamurebere. Lakini, ariko yu'maru saghiru bisawmi, umwana mutoya ategekwa gusiba. Yu'maru saghiru bisawmi, umwana mutoya ategekwa gusiba. Idha ataka, igihe ashoboye gusiba. Idha ataka, igihe ashoboye gusiba. Bila dararin, nangaruka biri bumugireho. Bila dararin alayhi, nangaruka biri bugire gute, biri bumugireho. Hari igihe umubyeyi areba umwana akabona ashobora gusiba, icyo gihe atangira kumutegeka gusiba akiri mutoya, igihe nangaruka biri bumugireho kandi akaba ashoboye kugira gute, gusiba. Nanone abamenyi bavuga yuko ushobora gutangira kumubwira gusiba kugeza nka saa sita, ukareba ko ari bubishobore. Warangiza ukamubwira gusiba kugeza saa 8, ukareba ko ari bubishobore. Ukongera amasaha gake gake kugeza igihe urebeye ko ashobora gusiba, hanyuma ukajya uhora umutegeka gusiba. Kubera iki tumutegeka gusiba? Liya atadahu wa ya'lafa, kugira ngo amenyere gusiba anabikunde. Liya atadahu wa ya'lafa, kugira ngo amenyere gusiba anagire gute, anabikunde. Hamwe no kuba umwana muto twabonye ko ntabwo ategetswe igisibo, lakini ariko lawusama, aramutse asibye igisibo cye kiragira gute, kirakirwa. Wa inna manga, icyo turi kuvuga nuko aramutse adasibye umwana muto, Allah ntabwo yagira gute, yabimuhanira. Naam, ndasubiramo ibyo tumaze kubona nihuta. Shekhe yaravuze ngo wala yajibu sawmu ala saghir, ntabwo gusiba ari itegeko ku mwana ukiri muto. Hatta yablugha, keretse abanje kugera mu gihe cy'ubukure. Wa yahsulu bulughuhu, ndetse n'ubukuru bubaho bitamami 15 sana, iyo yujuje imyaka 15. Au nabati anatu, cyangwa se kumera imisatsi y'ibanga. Au nuzuri almani, cyangwa se kuba yasohokwamo n'intanga n'amasohoro. Bilihtilami, imma kubwo kuba yiroteye. Au ghairihi, cyangwa se ibindi bitari ibyo ngibyo. Taban, iki ngiki nacyo kibaho ku bagore ndetse no ku bagabo, kubera yuko umwe mu bagore, niba nibeje ni Sulaim, yaje kubaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ati fahal ala almar'ati, ese ni itegeko ku mugore an taghtasila, kuba yakoga idha ihtalamat, igihe yiroteye? Intumwa y'Imana iti naam, yego. Idha ra'at alma, igihe azaramuka abonye amazi. Faqad wajaba alghusl, azagire gute, azoge. Nanone byaje muri hadith niba nibeshe ya Ibn Abbas, intumwa y'Imana ivuga ko kwirotera kuba ku bagabo no ku bagore bigira gute, bibabaho. Idha n'abagore nabo iyo biroteye icyo gihe baba bamaze gukura. Watazidu al-untha bil hayd, umugore noneho hiyongeraho ko kugira ngo tumenye ko yamaze gukura ajya mu mihango. Ikindi kiyongeraho ni alhaml, kuba yatwita. Iyo umugore ageze mu gihe cyo gutwita akaba yatwita, icyo gihe turavuga tuti yamaze gukura. Shekhe yahise avuga ngo famata hasala lisaghiri ahadu hadhihi al-ashya, iyo habayeho ku mwana ukiri muto kimwe muri ibi bintu, faqad balagha, aba yamaze gukura. Lakini ariko yu'maru saghiru bisawmi,
umwana ukiri mutoya ategekwa gusiba idha ataka igihe abishoboye bila dararin nta ngaruka biri bumugireho liya'tadahu wa ya'lafa kugira ngo ashobore kuba yamenyera gusiba ndetse anabikunde. Nibi ngibi bimeze nk'iswala. Intumwa y'Imana yaravuze ngo muru abna'akum bisalati, mujye mutegeka abana banyu sala li sab'in igihe bageze mu myaka 7 wadribuhum alayha li 10 munabakubitire gusari bageze mu myaka 10. Rero ababyeyi baba bakwiye gutoza abana babo ibada bakiri batoya. Shekhe ahita avuga ati ubwo icyo cyari icya kabiri. Twabonye ko sawumu ni itegeko ku muyisilamu, ubwo havamo utari umuyisilamu. Duhita tubona ko sawumu ni itegeko ku muntu ukuze, ubwo havamo umwana. Nanone tubona ko sawumu ni itegeko alal aqil ku muntu ufite ubwenge, ubwo havamo udafite ubwenge. Walidhalika shekhe yahise avuga ati wala yajibu sawumu, ntabwo igisiba ari itegeko ala faqidil aqli kuwatakaje ubwenge. Wala yajibu sawumu, ntabwo igisibo ari itegeko ala faqidil aqli kuwataye ubwenge. Babonye hadithi y'intumwa y'Imana ivuga ngo rufi al-qalam an thalatha, ikaramu yarazamuwe, ikaramu ya Allah yarazamuwe, ntabwo igena amategeko an thalathatin ku bantu batatu. Muri abo bantu batatu nanone intumwa y'Imana yaravuze iti wa anil majnun, ndetse no ku musazi hatta yaqila, keretse abanje kugira gute, kugira ubwenge. Iyo agize ubwenge nibwo arebwa n'amategeko. Rero Sheikh ati wala yajibu sawmu, ntabwo igisiba ari itegeko ala faqidil aqli kuwataye ubwenge bijununin, imma kubwo kuba yasaze agata ubwenge kubera ko yasaze, bijununin imma kubwo kuba yaba yasaze agata ubwenge kubera ko yasaze, au taghayyuri dimaghin, cyangwa se kubwo kuba mu bwonko bwe hahindutse, au taghayyuri dimaghin, cyangwa se kubwo kuba mu bwenge bwe hari icyagiyemo bigatuma hagira gute, hahinduka. Imma ntabwo yasaze naam, ariko hari ikindi kintu cyagiye mu bwenge bwe gituma atakaza ubwenge. Faula bariya ntabwo bategetswe gusiba. Au taghayyuri dimaghin, cyangwa se kubwo guhinduka mu bwenge bwe, mu bwonko bwe hagahinduka bigatuma atakaza ubwenge. Huna tanbih, hano hari icyitonderwa, annahu yuko idha faqada al-aqla, iyo ataye ubwenge, bisukrin kubwo kuba yasinze, cyangwa se kubwo kuba yanyweye al-mukhaddirat ibiyobyabwenge bigatuma ata ubwenge, uyu nguyu ntabwo igisibo kiyagisibye cyakirwa, ariko yu'akhadh arabihanirwa. Yu'akhadh arabihanirwa. Limadha? Lianna al-aqla, kubera ko ubwenge zala bi ikhtiyarihi, bwatakaye kubera ubushake bwe, niwe wabihisemo. Aragenda anywa inzoga, icyo gihe amaze kunywa inzoga atakaza ubwenge. Sawumu ntabwo tuvuga ngo irakirwa, sibye sawumu ye ntabwo yakwakira. Liannahu la yastati'u an yanwi, ntabwo ashobora gushiraho niya. Ariko noneho yawmal qiyama Allah azamuhanira iki gisibo nkawe yari kuba agize gute, afite ubwenge. Sheikh arangira aravuga au nahwihi, n'ibindi nk'ibyo ngibyo bishobora gutuma umuntu ata ubwenge. Au nahwihi, n'ibindi nk'ibyo ngibyo, amajini ashobora kujya mu muntu agatakaza ubwenge. Wala yadri madha yaf'al, namenye ibyo ari gukora. Fahadha, uyu nguyu la yajibu alayhi sawm, ntabwo ategetswe gusiba. Wala usama, aramutse anasibye ntabwo igisibo cye cyakwakira. Sheikh ahita avuga ati wa ala hadha, tunashingiye kuri ibi ngibi ubwo kuba umuntu yataye ubwenge. Wa ala hadha, tunashingiye kuri ibi ngibi, yani dushingiye kubwo kuba umuntu yataye ubwenge akaba adategetswe igisibo. Fa idha kana al-insanu kabiran, iyo umuntu yamaze kuba mukuru mu myaka. Fa idha kana al-insanu kabiran, iyo umuntu yamaze kugera mu zabukuru. Yahdi, yarangiza agatangira guta ubwenge kubera izabukuru. Yahdi, agatangira guta ubwenge. Wala yumayyiz, ntashobore gutandukanya icyiza n'ikibi, itegeko n'itari itegeko, ibyo akwiye gukora n'ibyo adakwiye gukora. Yahdi, agata ubwenge. Wala yumayyiz, ntashobore gutandukanya itegeko n'itari itegeko, icyiza n'ikitari icyiza. Fala siyama alayhi, uyu we ntabwo ategetswe igisibo. Fala siyama alayhi, uyu ntabwo ategetswe igisibo. Wala it'am, nta nubwo anagaburira abakene. Wala it'ama, nta nubwo anagaburira abakene.
murabizi ko iyo umusaza ageze mu zabukuru adashoboye gusiba yut'im, aha abakene buri munsi ariko ntabwo asiba. Naho uyu nguyu iyo izabukuru zamugezeho agatangira guta ubwenge bitewe n'izabukuru, murabizi hari igihe umusaza aba mukuru ku buryo ubu namubwira uti mzee ndi umwana wawe, akakubwira ati uri umwana wanjye, wowe se harya witwa nde? Agatangira kuvuga gutyo. Limadha? kubera izabukuru, nta nubwo akibuka abana be cyangwa se ntabwo yibuka abuzukuru be. Ngo harya uruwande, wamubwira mama wawe akamubwira ati nuwo kwandese kandi ari umwana we, mama wawe ni umwana we, lakin ariko yahdi, atakaza ubwenge, nta nubwo abaza ahari, nta nubwo abaza ibyo ari gukora. Fahadha, uyu nguyu fala siyama alayhi, ntabwo ategetswe gusiba, wala it'ama, nta nubwo agaburira iki? Agaburira abakene. Uyu nguyu aba ameze nk'umusazi. Nk'uko umusazi ntacyo ategetswe na kimwe, ni nako bimeze kuri uyu musaza umeze gutya. Naho linaftariq, dushyireho ko uyu musaza yari ameze gutya, Allah aramufasha kubera ituze no kumuba hafi, birangira agaruye iki? Ubwenge. Iyo agaruye ubwenge, icyo gihe noneho atangira kujyaho abakene muri Ramadhan. Atangira kugira gute? Kujyaho abakene muri Ramadhan. Ndasubiramo iyi mas'ala, wala yajibu sawmu ala faqidil aqli, ntabwo igisiba ari itegeko kuwataye ubwenge, bijununi, imma kubwo kuba yataye ubwenge kubera gusara, au taghayyuri dimaghi, cyangwa kubwo guhinduka mu bwonko, au nahwihi, cyangwa se ibimeze nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose ntabwo bituma uyu muntu arebwa n'igisibo. Igisibo ntabwo aba ari itegeko kuri we. Dalili twayibonye, ariko ahangaha dutanga tanbihi. Iyo umuntu yasinze agata ubwenge, icyo gihe yu'amalu binaqidi muradihi, icyo gihe mu dini tumukorera dushingiye ku binyuranye n'ibyo yifuzaga. Yanyweye urumogi kugira adasiba, icyo gihe igisibo Allah azakimubaza. Yanyweye inzoga kugira adasiba ngo yari yataye ubwenge, icyo gihe Allah azamubaza iki? Azamubaza icyo gikorwa yakoze cyo kunywa inzoga. Naho linaftarid, ko umuntu yaragiye ahantu, abantu baramufata baramutega, bamubwira yuko natanywa urumogi baramwica, bamubwira yuko natanywa urumogi baramwica, cyangwa se bamubwira ko natanywa inzoga baramwica. Uyu nguyu yanyweye inzoga kubera ko bari bumwice, akazinywa kubera iyo mpamvu, kubera iyo barura, agata ubwenge, noneho sawmu ikaba yari irimo. Icyo gihe uyu nguyu umunsi we urangirika, ariko ntabwo abazabazwa iki? Abazabazwa icyo gisibo, ntabwo Allah azabimubaza. Limadha? kubera ko anywa muskir, ibisindisha, lam yakun bi ikhtiyarihi, ntabwo byari ukubera amahitamo ye. Sheikh arangira aravuga ngo wa ala hadha, tunubakiye kuri uyu nguyu wataye ubwenge yuko adategetswe gusiba. Fa idha kana al insanu kabiran, iyo umuntu ageze mu zabukuru, yahdi wala yumayiz, ariko akagera mu zabukuru yarataye ubwenge, adashobora gutandukanya itegeko n'iritari itegeko, adashobora kuba yagira ni atazi biba biri kuba, ntabwo abazi ibihe ibiki n'ibintu nk'ibyo ngibyo, fala siyama alayhi, uyu ntabwo abategetswe gusiba, wala it'ama, nta nubwo anagaburira iki? Anagaburira abakene. Tukiri ahangaha, impamvu aba bantu, umwana mutoya ndetse n'umuntu mukuru ubataye ubwenge ndetse n'umusazi n'abandi bose badafite ubwenge, impamvu Allah subhanahu wa ta'ala atigeze abategeka igisibo, ni ukubera ko Allah yavuze ngo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ntabwo ajya ategeka amategeko abantu keretse igihe bashoboye kuyashira mu bikorwa. Abangaba rero, umwana ukiri mutoya la yastati, ntabwo ashoboye gusiba. Wakadhalika, ni nako bimeze umusazi, la yastati, ntabwo ashoboye gusiba. Wala umira bisawm, niyaza gutegekwa gusiba kubera yuko nta bwenge aba afite, yari kuba ategetswe ibyo adashoboye. Nanone Allah yaravuze ngo wattaqullaha mastata'tum, mujye mutinya Allah subhanahu wa ta'ala uko mushoboye. Bisobanuye yuko igihe umuntu adashoboye itegeko, la yu'akhadh, Allah ntabwo agira gute? Arimuhanira. Fahaula, bariya ntabwo barebwa n'itegeko ryo gusiba, nta nubwo barebwa na taklif. Ni nayo mpamvu iyo umuntu abaye mukuru akanagira ubwenge tumwita mukallaf, urebwa n'amategeko. Kandi muri shurutu zo kurebwa n'amategeko ni ukuba umuntu ashoboye iki? Itegeko. Walidhalika,
twabonye ko Ibn Uthaymin hano yavuze ibintu bitatu: muslim, kuba ari umusilamu, baligh, ageze igihe cy'ubukure, aqil, kuba afite ubwenge. Duhita twongeraho ibindi bintu bingahe? Bitatu. Ibyo bintu bitatu nabyo nitubireba turasanga aba bantu bose impamvu badategetswe igisibo nuko batabishoboye. Ikindi kiyongeraho twongeyemo muqim, kuba atuye. Muqim, kuba atuye. Yakhruju bihi, havamo musafir, umuntu uri ku rugendo. Fal musafiru, umuntu uri ku rugendo, la yastati'u sawma, ntabwo ashoboye gusiba, limashaqqatin, kubera ingorane aba afite mu rugendo. Nanone abamenyi bavuze yuko kabone n'ubwo urugendo rwaba rutari bumugireho ingaruka rworoshye, ariko Allah yamuhaye uruhusha. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aravuze ati: waman kana maridan, uzaba arwaye, au ala safarin, cyangwa ari ku rugendo, fa'iddatun min ayamin ukhar, yarangiza akaba yasiburuka azishura iyo minsi mu yindi minsi. Fal musafiru, umuntu uri ku rugendo ni ikinyuranyo cy'utuye. Utuye ashoboye gusiba, ariko umuntu uri ku rugendo we yahawe uruhusha. Hagakurikiraho qadirin ala sawmi, ushoboye gusiba. Angaha kuba umuntu ashoboye gusiba niwe utegetswe igisibo, nawe utabishoboye ntabwo agitegetswe. Angaha hitavamo almarid, umuntu urwaye. Umuntu urwaye ntabwo ategetswe gusiba, wasayati, azanaza tumuvugeho. Nanone yinjiramo, nyuma yuko yinjiramo umuntu urwaye, yinjiramo umusaza rukukuri udashoboye gusiba. Nanone yinjiramo umubyeyi utwite utinya yuko gusiba byamugiraho ingaruka. Nanone yinjiramo umubyeyi uri konsa utinya ko gusiba byamugiraho ingaruka. Ni nako bimeze, yinjiramo umubyeyi utwite n'uri konsa batinya yuko abana babo bagirwaho ingaruka no gusiba. Aba bose la yajibu alayhim as-sawm, ntabwo ari itegeko gusiba kuri bo. Limadha? Liannahum la yaqdiruna ala as-sawmi, ntabwo bashoboye kugira gute? Gusiba. Icyanyuma mu bantu badategetswe gusiba ni umuntu ufite mani min as-sawmi, umuntu ufite ikintu cyamubuza gusiba, ariwe mugore uri mu mihango. Imihango ibuza umuntu gusiba. Wakadhalika umuntu uri mu bisanzwe, uyu nguyu nawe ntabwo ategetswe gusiba, kama sayati bayanuhu, nkuko tuzabibona imbere. Reka duhagaranga dusaba Allah ko yaduha gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa. Ubutaha insha Allah tuzarebera hamwe ni ukubera iki Allah subhanahu wa ta'ala yadushiriyeho gusiba, n'uwe bugenge burimo, nizihe nyungu. Nyuma yaho ngaho tuzareba ibijyanye n'umuntu urwaye ndetse n'uri ku rugendo, ese bo bigenda bite mu buryo burambuye. Hara twari turi kubicaho hejuru. Ikindi, nubwo igisibo cyazarangira biidhnillah tuzakomeza twige ibi. Sheikh bita Abdullah al-Bukhari yarari kutwigisha isomo rimwe mu gitabo niba nibeshe cya al-Imam Muslim, kitabul ilm. Arangije tubona ari kurambura cyane, abanyeshuri nyine batangaye. Sheikh ahita avuga ngo ntabwo ari lazima ko dusoza ibi turi kwiga aka kanya, ntabwo ari ngombwa. Ikiri ngombwa nuko dusobanukirwa ibi turi kwiga. Dushobora kwihuta mashallah tukavuga amategeko ya sawmu vuba vuba, ariko igikenewe nuko tuyasobanukirwa ku buryo umuntu sawmu itaha azaba ari kuvuga ati nzajya ngaruka ku maudio wenda niyibutse, cyangwa ngarukaho nanditse niyibutse, ariko yarabisobanukiwe. Atari kubaza ese bigenze gutya, sawmu yanjye biragenda gute, ese ko ndwaye nasiburuka, ese umutwe wandiye mpaka mfata ibinini biragenda bite, ndakomeza uyu munsi cyangwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Barakallahu fikum. Kaduhagaranga dusaba Allah ko yaduha gusobanukirwa. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.